Hello guys, ikaze kuri channel yanjye nanone. Ndashimira umuntu wese wakoze subscribe, Imana igumugisha. Nawe utarakora subscribe, ndagushishikariza kuyikora kugira ngo ujye ukurikirana ibikorwa byanjye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ni gute ushobora gukora ingohe zawe, ni gute ushobora kwisigatira. Kurikirana, murakoze cyane. Twihuse tugiye kurebera hamwe ni gute ushobora gukora ingohe z'umuntu. Ingohe z'umuntu turakoresha urwembe nibwo turakoresha twepiya. Video y'ubushize narabyerekanye, nerekana konsili ushobora gukoresha ucongesha tiro, nerekana penso niyo usigisha tiro, aka ka blanche niko gasokoza ingohe, naka niko gasiba tiro. Ibi nibyo tugiye gukoresha tiro yacu y'uyu munsi. Urwembe ni ukwepiya, murabizi mwese. Reka dutangire. Nkuko nababwiraga njye kukwereka uko bepiya kugira ngo ubashe gusiga tiro neza. Kugira ngo tiro igende neza nuko uba wepiye ingohe zawe ziri ku murongo, kandi ntiwepiye akantu k'akarongo. Epiya neza, kwepiya neza ufata ka blanche nakubwiye ukazamura ingohe. Mu rwembe rusanzwe heramo hano hasi, hano ukuraho duke. Nkuko nababwiye nyine tugiye gukora izi ingohe, nizo ngiye kubasobanuriraho. Uhera ku rwembe rusanzwe ukepiye ingohe. Iyo wepiye ingohe ntabwo uzicangwa akarongo. Zamura ingohe, sigaho kwanza utuvuta, nurangiza uzamura ingohe. Uheremo hano hasi, hano ufata duke uza hano n'imbere, duke. Iyo umaze kubona hasi ari ipaseri ushaka, no hejuru ukataho dukeya. Wibonye wese maze uzi ibyacamo ya mbere ahita ambwira ngo kopi. Reka twagiye. Twihuse nibi none tugiye gukoresha tiro yonyine. Urabona ko twepiye nyine twahaye inzira ahatiro. Ufata penso yawe nkuko nabikubwiye muri video y'ubushize irimo. Fata tiro uhere hano inyuma, ujyane hahandi wepiye, uhanyuze neza. Wegera imbere, genda wegera imbere ntabwo uhasiba cyane. Imbere ntabwo hasiba cyane nkuko wasibye inyuma niho usiga cyane. Imbere iyo afite ingohe niho waharika gutya nta kibazo. Naha ugahera hano inyuma. Urabona ko tiro yacu tumaze kuyicora. Noneho tugiye gushyiraho konsila. Ikintu imaze ifasha kuba tiro wayicora neza, igasa neza nyine, ukabona ko wacoye tiro nta defo ifite. Defo irimo turabasha kuyisibisha iyi konsila. Urabona ko iyi konsila ari umweru nkuko nabibabwiye. Iyo konsila ubona isa nk'umubiri w'abazungu, urayibona isa umweru. Ushobora gufata foundation y'umubiri we. Urabona ko ari igikara. Reka dufate foundation y'umubiri we tuvange na concealer.
nimero 3 ku bantu b'ibikara. Ndakanda na concealer kire hano, urabona ngiye kubivanga. Impamvu cizemo foundation nuko concealer isumweru, iyo dufite isumweru, ariko bitavuze ko hari na concealer zisa gutya. Ngiye nuko nabashije kubibasobanurira, ufite concealer itari uruhu rwe abasha kuvangamo. Siga concealer hasi, ugenda ku murongo, kurikira yatiro. Iyi brush nyine iri gusiba, siba neza, usibe ku buryo ibikonsira bitagomeza bigaragara. Nkuko ubibona tiro yacu twashakaga ni iyi ngiyi. Noneho iyo urangije kwisiga gutya, hari abantu badakunda ko iba iri kare nka gutya, iri ikase gutya. Hari uhita akunda kuba, iyo ushaka ko imbere hamera nk'ahasibye, ufata ka brush wasibishije concealer ukagerageza kunyuza muri tiro gutya gutya. Ukomeza ugasiba usa nyine n'unyuzamo ka brush, gerageza kukanyuzamo hano usa nk'usiba iyimbere, ariko gusa ntabwo ugera inyuma, ni imbere gusa. Gutya like this, nka gutya. Iyi niyo twifuzaga kuri uyu munsi, iyi niyo tiro nashakaga kubereka. Ushaka gukora ingohe nuko bakora ingohe zacu, ko niko bakora. Kureba iyi video ndabashimiye cyane, nebutsa gukora subscribe, n'utarakora subscribe ndakwibutsa kuyikora kugira ngo ujye ukurikirana ibintu byanjye 5 kuri 5. Urakoze.